Yes, shalom shalom abakurikiye ISEZERANO Gospel TV nk'ibisanzwe ni cya kiganiro cyanyu mukunda tubagezaho buri cyumweru cy'uburyo urushako rwaba rwiza. Uyu munsi muri studio za ISEZERANO Gospel TV tubafitiye umutumirwa akaba ari Pastor Stany Ruzindana. Ikaze mu kiganiro ni ISEZERANO Gospel TV. Murakoze muri studio za Gospel za ISEZERANO Gospel TV. Imana ibaho umugisha ku butumire bwanyu. Yes, natwe turashimiye cyane kwa mwitabiriye ubutumire bwacu. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku kiganiro cyitwa ese ni gute umuntu yagira urugo rwiza rushimwa n'Imana ndetse n'abantu, rukaba ari urugo rushobora kuba rwatuma umuntu atabasha kuba yarimbuka, ari urugo rwo kwishimira muri rusange. Ariko muri iyi minsi ikibazo cyambere cyavuga ngo muri iyi minsi haravugwa gusharirirwa mu ngo. None ni gute urugo rwabaho rudasharirirwa, urugo rukabaho ari urugo rwiza rw'umunezero? Urakoze kumbaza icyo kibazo kuko ni ikibazo cyiza kandi ni ikibazo kirimo kugaragara muri society nyarwanda ndetse no mu ngo rusange. Rero kudasharirirwa dushobora kubifata mu buryo bwinshi, dushobora kubitekereza mu buryo bwinshi kuko Bibiliya bivuga ko umuco nyarwanda nawe wabitekerezaga cyangwa se ko wari umeze. Ibyo ngibyo byose dushobora kubibona muri iki kiganiro. Yes, urakoze cyane. Tuza kubara muri iki kiganiro. None se utangire muri iyi minsi haravugwa ko abakristo benshi urubyiruko muri rusange rwo dushaka kuvuga rukijijwe ranyura hirya avuga ngo nago kubona umukobwa w'umugore wawe biragoye, umukobwa nawe kubona umuhungu w'umugabo wawe biragoye. Ese koko ni ukuri? Urakoze kuko utangiriye ku kintu cyiza kivuga urubyiruko rwa Gikristo. Niba rero ari urubyiruko rwa Gikristo rufite n'amategeko arugenga ari mu ijambo ry'Imana. Kuko Bibiliya ifite icyo yavuze ku rushako, ni rucyo gikwiye kutuyobora. Kuko ushobora kwibaza, ushobora kubona icyateye ikibazo mu rushako utarabanje kureba icyateye cyangwa se itangira ryabyo. Ukabona ikibazo ariko ntiwibande ku itangira ryabyo. Itangira ry'ikintu rero nicyo cyangombwa kuruta ibindi bintu byose. Wenda nkomereje aho ngaho, Bibiliya mu itangira igice cya 2:18 harimo ijambo rivuga ngo si byiza. Ijambo ryavuzwe n'Imana rivuga ngo si byiza. Riravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Aya magambo yavuzwe n'Imana kugira ngo ubone umufasha ugukwiriye. Umufasha ugukwiriye. None buri wa gatandatu buracyabo, buri wa gatandatu mu kwezi usanga haba amakwe menshi cyane. Ariko nanone ntibikuraho ko buri wa gatandatu ingo cyangwa se n'iminsi isanzwe ingumva ngo zabanye gatanya, kandi izo ngo niziba zikijijwe cyane. Baraza mu rusengero bakabasezeranya, bakajya mu mategeko, ndetse mwe bakanarahira ko batazatandukana haba mu bukene, mu barwaye, mu bubi byose bahuye nabyo ko batazatandukana. None ni iyihe mpamvu ituma bibaho abantu bagatandukana? Ndashaka kugira ngo muri aya magambo baje dushyiremo ubugororangingo uvuga gukizwa no gusenga. Birashoboka ahubwo ko izo zitandukana nyinshi ari izisenga, ariko tugeze mu rwego rwo kuvuga ko abantu bakijijwe nabyo bifite ubyaryo dushobora kubivugaho. Aha rero ijambo rivuga ngo si byiza yuko umuntu aba wenyine. Bibiliya hari ikibazo yashakaga gukemura, hari ikibazo Imana yashakaga gukemura abantu batariyumvisha ubwabo. Baramutse bakiyumvishije no gutana ntago byabaho. Ikibazo rero gikomeye cyane kiba mu itangira ryo gushaka. Ni igitekerezo kigutera gushaka ni iki? Ni iki kintu kirimo kugusunika gushaka? Icyo ngicyo iyo wamaze kukinonosora ukamara kukigeraho neza, ushobora no gushaka urushako rwiza. Impamvu mvuga ngo urushako rwiza si umuntu umeze nk'uko wowe ushaka, ahubwo ni umuntu umeze nk'uko Imana ishaka. Kuko ubundi nta muntu ubwe wuzuye 100%, ariko umuntu akeneye undi muntu. Umenye rero ko ukeneye undi muntu kugira ngo agire icyakora muri wowe, icyo gihe ushobora kubona umuntu kandi akagira icyakora muri wowe. Ikibazo rero gikomeye cyane ni uko niyo ushatse cyangwa se umugore ushatse umugore cyangwa se umukobwa ashatse umugabo, ashaka kumugira nk'uko ari, kandi ibyo ngibyo ntago bikunda. Bivuze ngo uko umuntu ari karakterize niyo ashatse arazigumana. Ubundi ugira ngo izi karagiteri hariho karagiteri z'ibyaha, akabona karagiteri zigize umuntu. Izo ngizo rwose ntabwo zijya zivaho. Burya Petero izo yari afite, Imana yazisutseho umwuka wera, ariko aguma kuba ari Petero.
na Pawulo Imana zisutseho umwuka wera ziguma kuba ari Pawulo. Aho ngaho rero niho hari itandukaniro cyangwa se ubwenge bwo kumenya uburyo ushobora kuba noneho washaka kandi urwo rushaka rwawe rukaba rwiza. Yes, dusubire inyuma wenda gatoya ku kibazo. None twibaza ngo none gute urubyiruko rukishijwe rwa Gikristo rwabasha kugeza mu gihe cyo rwarambagizwana bakaba barambagiza akavamo umugore akavamo umugabo mwiza. Ese ni gute umuntu yabasha kubona umugeni mwiza koko umukwiriye ari umukristo? Urubyiruko muri iyi minsi inama nshobora kubagira rukijijwe ni ukubanza kumenya niba igihe cyo gukunda kwawe kigeze kandi urukundo ushaka gukunda uwo muntu ni uruhe. Kuko inkundo ziratandukanye. Hari abavuga ngo ntabaho nta muntu mfite unyokipa cyangwa se kokipa ni ukurangaza cyangwa unyokipa. Turi kumwe kubana muri iyo minsi, tubana muri iyo minsi ariko nta gahunda mufite. Rero bikagaragara yuko inkundo muri iki gihe zabaye navuga bagiye kuzicagagura ni ukuvuga gukunda uyu nguyu bari mu Kinyarwanda kivuga ngo reka tubagarire yose. Icyo gihe rero nugera n'igihe cyo gushaka uzayoberwa uwo wakunze mu by'ukuri n'icyo umukundiye. Ariko barimo kuvuga muri iyi minsi wenda dufate imvugo imaze iminsi iriho, hariho sikaneri z'amaso. Umuhungu akajya ashaka umukobwa akurikije icyo amushaka mu buryo bugaragara. Hano afite iki, ese azagera kuki? N'umukobwa rero akareba umuhungu afite iki, ese ashobora kuzagera kuki? Ese dushingire kuri urwo rukundo cyangwa se urukundo turushingire kuki? Ukurikije nuko Bibiliya nayo ivuga. Icyo gihe ibintu biba byatangiye gupfa iyo utangiye kureba kuri ibi ngibi bifatika. Kuko ushobora kumukundira kubera ko afite akazi ejo akaba atakigakora. Ngira ngo murabizi ibyo ngibyo bigikunda kubaho. Umuntu ashobora kugukundira kubera ko ufite imodoka ejo ukaba utakiyifite. Hari umuntu ugura imodoka imwe ntagura indi kubera ko urukundo rwawe rwubatse ku bintu. Nugenda ibyo bintu ntubibone uzaba wakoze igikorwa cyangwa se uzaba wibeshye muri urwo rushako. Ariko ndifuza ko tuza kurangiza wenda iki kiganiro tuvuga ku rushako nyakuri. Ese ubundi mu by'ukuri wowe ugiye kurambagiza ni iki kintu washakaga? Iyo uvuze rero ngo urashaka ibi ngibi deja ibintu biba byamaze gupfa byarangiye. Kandi iyo witegereje usanga abantu benshi ariho ikibazo kiri. Noneho tubwire ngaho kurushaka nyakuri. Tubwire urushako nyakuri ni ukubanza kumenya wowe niba igihe kigeze cyo gushaka. Kuko ahangaha ijambo ry'Imana nibo ryaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Dukwiye kubaka kuri iri jambo. Kuko Imana yavuze ngo si byiza, ni uko yashakaga yuko uwo muntu yabona undi muntu umwunganira muri ibyo bitari byiza. Ntabwo umuntu rero yuzuye ubwe. Iyo rero utangiye kujya mu rushako ukumva ni nka cya Kinyarwanda kivuga ngo nzigira. No, haba hariho irindi jambo rivuga ngo nzungize. Iryo ni amazina y'abantu bita ariko afite ikintu asobanura. Nzigira rero burya ishobora kwica ibintu. Ariko iyo kuvuga ngo nzungize ni uko uba umukeneye, noneho nawe akaba agukeneye. Umuhungu ntavuge ngo byari ngombwa kuriya nkunda, cyangwa se umukobwa avuge ngo byari ngombwa yuko nanjye nkundwa. Urukundo rukunzwe ni urushyi. Ahubwo wari ukwiye kwitegereza cyane mu itangira ryo kubanza gutekereza gushaka, ukavuga ngo ni iki nimo gushaka muri uriya, ndetse ndabura iki, ese icyo mura yaba agifite kugira ngo anyunganire. Aho rero iyo umuntu yamaze kuhagera aratangira akanatekereza, kuko umuntu ashobora guhubuka agahubukira mu bintu bimwe bishobora kuba wenda bikuvuga ngo ndakuze mbagiye nyine ndimesera nditekera, noneho ukumva urashaka umuntu ukumesera, urashaka ugutekera. Nge rero mbona ufite ibitekerezo bimeze gutyo utashaka umugore ahubwo washaka umukozi. None dushingire ku kirere. Icyo rero dukwiye gushingiraho ni iri jambo ry'Imana, we kubanza kumenya ngo niki mbura, ese nakibona he, muri uriya nakimubonamo, utitaye ku bindi bintu byose, ahubwo ukita cyane cyane. Jewe nkunda kugira abantu inama yo kwita ku cyo umuntu afite wowe udafite, none ukavuga uti hari icyo mubonyeho. Rero muri kiriya gihe cyo kurambagiza nicyo ubundi bitaga kurambagiza. Umuntu yarambagizaga imico, yarambagizaga imyifatire,
ntabwo yarambagizaga rero kuvuga ngo ameza cyangwa ngo atunze ibi ngibi, nubwo nabyo byabaho simbibujije, ariko icy'ingenzi gikomeye cyane kizubaka urugo ni icyo ngicyo. Noneho umuntu wese arindi ijambo ushaka kugusomera ahangaha, wenda tutaza no kurangiza narisomye, riri mu Baroma ibice 15 umurongo wa 2, ni ijambo ryiza cyane nkunda gukoresha igihe icyo ari cyo cyose ndimo kuvuga kuri urushako, kandi riramfasha. Ngiye maze imyaka 25 ushatse, ntugire ngo ibyo mvuga simbizi. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze. Urumva intego nkuru y'Imana mu byerekeranye no gushaka ni ukugenda uvuga ngo njyewe, aho kugira ngo usabe uburenganzira bwawe kuri uriya, ahubwo wari ukwiye kuba ubutanga. None n'isengesho wasenga, ugasenga uvuga uti Mana, wampishuriye icyo mugenzi wanjye arimo akeneye muri njyewe kugira ngo nkimushye. Icyo gihe rero nta muntu wishyuza undi, ahubwo wowe uriyishyuza. Wowe uravuga ngo niki namugombaga ntaramuha, nawe akavuga ati niki namugombaga ntaramuha. Icyo gihe rero iyo habaye ikibazo mu rugo, kandi n'ikibazo gikunda kuba mu ngo z'abakristo, ntugire ngo ni n'ibintu binini, ahubwo ni ibi bintu byo kutamenya ngo ngiye kumufasha muki, ngiye kumufasha mu mpano ye gute. Iyo uri umubwiriza butumwa, undi akaba umwigisha, undi akaba umunyamasengesho, arijya gukururira mu gusenga atamenye neza yuko nawe uri umubwiriza butumwa ngo agushyigikire muri uko gusenga. Hari igihe umwe abazi kujera ibintu cyane, undi atabizi, kuki utashobora kumwemera. Noneho mu gihe cyose rero utaremera ko uwo muntu hari icyo akurusha, nta n'icyo uzamukuraho. None se ko bavuga ngo nazibana zidakomanya amahembe, ese no mu ngo z'abakristo ibyo bintu bibaho? Ese niba bibaho babikemura gute? Kubikemura ku bana ni zidakomanya amahembe, nta nubwo ari ingumi muba mwateranye, ahubwo ni twa tuntu mudahurijeho. Uzi ko n'ibyo kurya ubwabyo bishobora gutuma mukomanya amahembe. Kubera iki? Kubera ko hari ibyo ukunda n'undi akagira ibyo akunda. Icyo gihe rero iyo umuntu ahagaze ku bye, ukavuga uti giye muri uru rugo hazateka ubugari gusa, noneho umuntu akavuga ati giye muri uru rugo hazatekwa ibitoki gusa, deja ikibazo cyavutse. Ubwo rero ikiba gikenewe ni aho ngaho kumenya jewe Gilbert akunda iki, ese uyu dushakanye wakunda iki. Noneho hakabamo kwihanganirana, no mu isezerano tujya dukora habamo kwihanganirana kugeza igihe Yesu azagarukira. Tugaruke inyuma gato. None umaze imyaka 25 ushatse, ese washatse uri umusore ukijijwe cyangwa wari utarakizwa? Yewe nashatse ni umusore ukijijwe rwose, kandi nashatse nkuze mfite imyaka 30, nari maze kwitegereza ingo nyinshi. Noneho ngiye nkakora ubushakashatsi nkavuga ngo niki kintu gituma ingo zitagira amahoro. Urumva rero ninjiye cyane mu isi y'umwuka kuruta uko ninjiye ahari mu mubiri, kubera ko nuwona nambagije ntago twari dufite ibintu bihambaye, ntabyo twari dufite, inzu twarakodeshaga, nta modoka twari dutunze, ntaki. Rero ndambagiza icyo gihe nitaye ku byo ngiye mbura, ariko kandi ndimo kureba n'ibintu byagiye bisenya amago kugira ngo ibyo ngibyo mbyirinde. Wavuze ngo warebaga niki ingo zigenda zibura. Ese wowe mu gihe umaze noneho ni gute wagiye ukemura bimwe mu bibazo ushaka ko warahuye nabyo hagati y'umufasha wawe? Kuko byanze bikunze nyine urumva hari ibyo mwagenda muhuriramo, hari character wari ufite zidahuye n'izi. Ese ni gute wowe wagiye ubikemura? Duhe experience, tugendeye ku inararibonye bwawe n'imyaka ufite, duhe nyine ishusho yawe muri rusange. Icyiza twavuze ku mukristo hamwe no gusenga, Imana iragufasha. Jewe nari ngoye, nabonaga kongoye kuruta ibindi, kuruta hari uwo twashakanye naramubonaga. Kubera iki? Nashatse ndi umusore ukuze, nari nsanzwe mfite urugo nibana mfite n'umukozi. Noneho ikibazo cya mbere cyabaye nuko uko natwaraga uwo mukozi ariko nashatse gutwara umudamu wanjye. Noneho mbona ikibazo kirahari, ariko sinamenya yuko ntabwo umukozi nagombaga kumuha raporo ngo mvuye ahangaha, niriwe ahangaha, nariye ahangaha. Ibyo ngibyo bibanza kungora, kubera ko natinze kumenya ko uwo nashatse noneho ari umugore atari umukozi. Nagombaga kuza ngatanga raporo. Ibyo rero bigora abantu benshi. Mu biganiro muganira, abadamu bakunda detail. Navuye ahangaha ngera aha, tugeze ahangaha turya brushete, kugira ngo hato
utaza no gutura mu w'igitunguru utaza gutura mu w'igitunguru noneho akagira ikibazo utabimubwiye. Icyo gihe bene utwo tuntu niko tuntu tugenda dukata ubusabane bwanyu, ariko iyo batanze raporo nta kibazo cya mbere. Ubwo rero icya mbere nize gutanga raporo mu rugo. Ibyo rero bishaka yuko urwego rw'agakiza ruzamuka kuba kwa kundi uhagaze ko uri umugabo uri chef de famille, bishaka yuko ugabanya noneho ukagira ahandi hantu ugera. Kandi ibyo ngibyo ntabwo bikubuza kuba chef de famille. Yes, ntabwo ndashaka, ariko ngenda ngira experience nyinshi cyane ngunda kuganira n'ibiganiro n'abantu bakuze. Ijambo ryitwa mbabarira, ese rikiziki mu rugo rufite ibibazo, rukiziki mu rugo kugira ngo ubashe kugumya rugenda rukamara imyaka myinshi cyane, ko ari ijambo rigora abantu benshi? Mbabarira ni umuti abantu batazi ko ari umuti. Kenshi iyo abagabo bakoze amakosa bashaka kuyakemuza ibikorwa bigaragara. Ukavuga uti ubwo nakoze ikosa sindi bumusabe imbabazi, ntasuzugurika mu rugo, ahubwo reka nze musohokane. Mbese ari umugabo ukwiriye gusaba imbabazi umugore? Ubundi rero ubaye umugabo mwiza ukaba uri umugabo, wamenya ko iyo ngiyo ari turufu. Kuko mu byangoye icyo nacyo cyarangoye, kuko numvaga nk'umunyarwanda w'umugabo ngiye gusuzugurika, umugore agiye kunsuzugura. Ariko nabonye gitanga umuti mu buryo butangaje. Kuko dusomye impamvu gitanga umuti ni uwuhe? Kuko iyo umuntu yagukoreye ikosa, ntabwo rishaka gukemuzwa ibyo urimo gukora utaragaruka kuri rya kosa, wenda umubwira uti mbabarira. Kandi ngewe njya mbwira abantu mujye mwirinda no gukoresha indimi z'amahanga ntabwo mu gusaba imbabazi, ntabwo zigira imbaraga. Tekereza wenda mu cyongereza ntimuvuga ngo sorry, hanyuma mu gifaransa mukavuga ngo pardon, ubwo nyine usabye imbabazi. Ariko mu Kinyarwanda biravuga ngo mbabarira. Kandi burya babishaka ko unabimubwira unamureba, mukora uti madame nakoze amakosa, nagukoreye amakosa, mbabarira. Uriya ni umuti ukomeye cyane uba umuhaye. Yes, ati ni umuti ukomeye cyane umuhaye mu gusaba imbabazi, ukavuga mbabarira, para gukoresha ngo sorry cyangwa ngo pardon. Izo ni indimi nyine za hanze, ariko ijambo ritwa ngo mbabarira ngo ni umuti ukomeye cyane mu rugo. Noneho tubwire duhuze hamwe na Bibiliya icyo ishaka kuvuga ku rushako, kugira ngo n'abadukurikiye bavuga ko Bibiliya ari ikintu wenda ibivugaho muri rusange. Iyo tuvuze ngo urushako, Bibiliya ivuga urushako ni ikintu kigari. Ni ahantu Imana yashatse gutegurira umuryango. Reka bivuge ngo umuryango nyarwanda, cyangwa se yashatse gutegurira abana bayo. Mu rugo ntabwo turabitekereza ko urugo gushaka umugore cyangwa se umugore agashaka umugabo ari ikintu Imana yitaho cyane. Ni ahantu Imana yashatse gutegurira abantu bayo. Ni ahantu Imana yashatse, kuko umuntu mwiza iyo umubonye ari mwiza n'imico myiza, ntabwo burya uvuga ngo nibyo yakuye ahandi hantu, ubibona mu rugo. Iyo umwana n'aba bana tubona b'inzererezi cyangwa se n'ibindi, burya iyo winjiye cyane usanga ikibazo cyarabaye mu rugo. Iyo umuntu aba mubi mutukana mugira gute, abana bafata mu buryo butangaje. Kandi usibye no kuba ari abana bamaze kugera muri urwo rwego, ndetse abashakashatsi bavuga yuko kuva ku mezi 4 umudamu atwite ibintu byose bimubaho, umwana aba barimo kubifata. Rero nkavuga ngo icyo ngicyo cyonyine gusa Imana ni ahantu Imana yitegurira abantu bayo, cyangwa yitegurira society, itegura society mu rugo. Niyo mpamvu hakwiye guhabwa agaciro mu buryo bukomeye cyane. Bivuze ngo umwana akiri mu nda, umubyeyi akwiriye kwera imbuto nziza, akabasha kuba ari imico imuranga myiza cyane, kugira ngo umwana we akure ashimwa n'Imana n'abantu. N'umugabo nawe mu gihe umudamu atwite akwiye kumugaragariza urukundo cyane. Burya barimo kwigisha n'uwo mwana uri mu nda, kuko bavuga yuko niyo umwana ari mu nda mu gihe arimo konka, wenda we ntabwo urabyumva cyangwa se byumvaho, hari ukuntu umwana yonka agakina mu nda. Iyo bamuririmbira bakamusengera, niyo yamaze kuvuka akaza kugira ikibazo, ushobora kuririmba ya ndirimbo wajya gukunda kuririmba, cyangwa se ukamubwira ngo dusenge, wajya kubona ukuntu umwana ateze amatwi kandi wenda yarafite ikibazo. Bigaragara rero yuko aho hantu ni ngombwa kugira ngo tubahishurirwe cyane itorero rihishurirwe urugo icyari cyo. Wenda tugana ku musozo, noneho urubyiruko rukwiriye gushaka ukwiye kugira igero kingana cy'ibyo ngo rwashaka rutagendeye kubwira ryabyo, rwashingira ku kinyine. Tubwire tugana ku musozo. Mbajije ikibazo gitoroshye uvuga ngo nta gihe, igihe burya ni icy'ubukure.
kandi dushingira natwe ku mategeko y'igihugu igihe cy'ubukure kirazwi kuri buri muntu ahubwo ni ugutangira gutekereza ngo urushako ntangiye gutekereza gushaka ni ibihe nakwibandaho ntusunikwe n'ibyo wahuye nabyo bimwe twavuze mbere byo kubutimesera kuko ushobora kumubona ushobora kubona uwo mudamu ntakomesere ntaguterera ipasi kubera iki kubera wenda ubuzima murimo gushakisha uwo mwanya ntawubone nubwo ntabibujije ngo ntakabikore ariko kandi sinifuza ko umudamu ari usabwa gukora gusa ahubwo n'umugabo afite icyo amugomba ariko uguze umufatiye nk'umwenda ukawutera ugaterera umwenda umudamu ukamutira gutegura iyi myenda uyu munsi aho kugira ngo wenda ugereke akaguru muri salo nurangiza umubwira uti ndagusize kandi yanaguteguriye n'ibintu byose icyo gihe rero nicyo ukwiye kwitaho cyane ukavuga ngo ibyansaba tugaruke kuri rya jambo ibyo ngewe singeneye gusaba cyane ahubwo nkeneye gutanga kandi murabizi ko biri navuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa ubwo rero menya icyo wowe icyo usabwa ugikora iryo banga uramutse urimenye ndakubwiza ukuri urugo rwawe rwaba urugo rwiza cyane noneho abagabo bubatse cyangwa abadamu bubatse bakora iki kugira ngo ingo zabo ziba ari ingo zidasharirirwa muri rusange tanga umwanzuro ndagaruka kuri iki naricyo nifuza kugira ngo turangirizeho kivuga yuko umuntu ari inyunganizi ya mugenzi we ntushobora gukora ibyo usabwa ngo ugirane ikibazo n'uriya wabikoreye yego icyo nicyo nifuriza buri muntu uwo ari we wese ntabwo ari ukwishyuza nta deni watanze ahubwo muri wowe Imana ikirimo kuguhamagarira ikuzaniye uriya muntu ngo umubibemo ikuzaniye uriya muntu ngo umushyigikire umufashe ariko wishaka kuvuga ngo ntajye mfasha uzankune nk'uko runaka ntabwo ari icyo ngicyo ahubwo icyo urimo gusabwa gitange cyangwa se utagombye kugisabwa icyo wakagombye gutanga gitange niyo nama ndimo kugira umudamu ndetse n'umugabo kugira ngo urugo rwanyu rube urugo rwiza. Yes, murakoze cyane abakunda Isezerano Gospel TV banakagaruka ikaze kandi mugumye mu ryoherwe n'ibiganiro byacu mukora subscribe mutubwira kandi nibyo mukwiriye kwa twakongeramo ibiganiro bitandukanye. Murakoze cyane twari kumwe na Pastor Stany Ruzindana rero Imana ibahe umugisha. Shalom.